Muraho neza. Muraho bwana Barafinda Sayikubo Fred. Turaho turakomeye, muri make turagumiye nka gumino yo mu Rwanda. Cyane natwe turaho. Hirya no hino aho muturutse ntashoboye kugera nka perezida wa Ruda, muwandebeye ko abanyarwanda bahagaze neza se? Ubu mvuye Nyamasheke nari nabanje Rusizi nkata muri za Karongi. Abanyarwanda bahagaze neza, barakwishimiye ndetse baragutegereje, ndetse barambaza bati ko yatubwiye ngo yavuye mu ikorosi ageze hehe. Birumvikana, nanjye nkubaza icyo ko bihagaze neza. Si ukuvuga ngo wenda barejeje ngo wenda barakize barakungahaye, ahubwo nuko ubwo mperukayo nabasize mu bibazo bikomeye cyane rwose, barira imisoro ku butaka, barira imisoro ku mazu, bibarembeje kandi batagira munsi y'urugo, kandi abakene ntibemererwa no gucuruza n'imbere y'urugo rwabo. Abadafite igishoro cya miliyoni 6 ntibabakuraho imisoro, twe turaje tubibakurireho. Noneho ugasanga ni akarengane k'ibihekane, n'abacuruza udutaro n'abatemberezi bose babanyaga ibyabo. Ukibaza baribohoye, babonye ubwigenge ni ubw'abandi. Icyo kibazo nicyo kibazo bafite, kuko abo nashoboye kugenda nganira nabo barambwiye ati birababaje ko umuntu ajyana inkoko ku isoko akayisorera, cyangwa inyanya, amafuka y'amakara, banyereka n'uturesi nabibonaga, bakambwira nkabwira batese perezida wa Ruda ko yatuye ko azavanaho umusoro, tukaba tukiwubona, bimeze bite? Rwose nge bashonje bahishiwe. Ruda, Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 Good Many Causes, ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Turaje turahitegeye, rya korose twararangije ku bw'amahire rwose, turabiruzi byose, wagira ngo duhagaze ikiramuruza, aho buri kimwe cyose tugikontura tukiruzi neza gatanu ku kandi. Ekende turi abahanga, twegeranyije abahanga benshi cyane hirya no hino hose, bahagaze bwuma, bari stand by class 1, wagira ngo n'abahanga bavukiye Muhanga, byose nabo babikontrolingira hafi mu ntara y'Amajyepfo, noneho bahuza n'abiburasirazuba. Ni uburyohe bw'ibihekane. Birumvikana. Ejo bundi nari Nyagatare, ubwo nari mvuye hepfo za Rwimpasha, hose nari mpavuye, naho nsanga naho hari ibibazo byinshi bitandukanye by'ubutaka, ibibazo bikomeye cyane. Barambata ariko se ibibazo by'imisoro ku butaka babigeje ko tuzi ko ubwo heruka kudusura tubwiye ko agiye kugikemura icyo kibazo, bigeze hehe? Ndababwira rero ari mu nzu, ariko nzacyongera nyibabarize, ubwo rero nacyo muri ibyo bibazo byari binzanye nacyo kirimo. Birumvikana, ubutaka bwose twe tugiye kubusubiza ba nyirabwo, kuko nubwo abanyarwanda bahawe n'Uwiteka ku buntu, bataguze batanaguranye, basoresha. Ako ni akarengane yabakoreye, yabafashe ku gikanu rwose, abanyaga ibyabo ku mugaragara, bigira ibye ku buryo bo yabagize abapangahe. Ako ni akarengane k'ibihekane. Twe turaje tukarangize, tubirangize byose, kandi nabo tuzaba tubabohoye, kuko tuyabatumye n'amahegitazi bafite ntibabona imisoro batanga, kandi bo bivivuriye imisoro bayikuriraho kubera batunze bunini. Amafamu yabo yose ntibayasorera n'amazu yabo, kandi ari nabo bafite menshi, ahubwo ugasanga n'amafaranga babonye yose bayajyana kwigurira mu mahanga no kubaka mu mahanga aho batabasoresha. None ugasanga bo baratinya gusorera u Rwanda, bakajya kubyubaka mu mahanga. Nakomeje ngenda mbona ibibazo bitandukanye. Ntari ndi mu Bugesera, aho ni ku kiyaga cyaho cya Cyohoha, naho harimo ibibazo byo kuroba bitandukanye. Bamwe bakemerwa kuroba, ubundi kubona n'ibintu bidasobanutse. Bakambaza bati mbese perezida wa Ruda, ubu burobyi bw'akajagari budasobanutse, bamwe babyemererwa abandi babyemererwe, ese we abuvugaho iki? Ibyo ni akajagari koko, kuba bamwe babyemererwa abandi ntibabyemererwa. Ako ni akarengane k'ibihekane kazanywe n'umwana w'umuntu. Ako niko bita akajagari. Ndakurahiye, ikiyaga n'Imana yagiteretse aho cya bose, kuri bose, bitsina byose, abantu bose, abakuze n'abakiri bato bose, kizabatunge, noneho batunganirwe, vuge bati Imana yakiduhaye twese, ntabwo yagihaye bamwe, kandi nta muntu ukwiriye kugisoresha mugenzi we. Kirazira, buri muntu
agifate nk'aho ari munsi yo mu rugo rwe, ahubwo habeho gahunda imwemerera ku by'ubucuruzi bajye bororeramo amasamaki menshi y'ubwoko butandukanye, nizimara gukura zimaze kwera noneho zisarurwa bitewe n'ubutimba bazajya bakoresha mu kuziroba bunini, noneho intoya zisigaremo. Iryo niryo turufu niryo kata, naho uburobyi bugomba gutezwa imbere kuri bose ku bw'ineza ya bose, ko utarya amasamaki 20 ngo nuko wayarobye cyane. Inda z'abantu kuki bazifunga kwirira amasamaki? Mu bibazo bigiye bikomeye bigiye biri hirya no hino muri iki gihugu cyacu, harimo ikindi kibazo cy'inda zitateganijwe. Bamwe barambaye ngo mbese ngo iziteganijwe n'izihe, zidateganijwe zo zimeze gute? Ako nta kandi karengane bakorera abakobwa n'abamama. Inda zose zigomba kuba zingana, kuko umwana uzavukamo ntawe ubuzi ngo ni umuganga cyangwa perezida cyangwa minisitiri. Bityo rero ako karengane k'ibihekane twe tuzagakuraho, tuzakarwanya. Umwana avuka nk'undi, buri muntu wese. Impamvu bateza ibyo nuko baba bashaka gutera abana b'abakobwa inda, noneho kubera baba barafite ingo bawubatse, bakumva bafite ubwoba ko abo bana bazabasanga ngo nibo bababyaye, noneho bakatura umugambi wo kwica abo bana. Kuki bajya kubara, bajya kuki batazirika ibitsina byabo aho kugira ngo bazirike inda z'abana, babuza abana kuvuka? Ibyo byose twe turaje abantu bazarangwe n'ikinyabupfura ndangabantu. Umuntu ajya byara uko ashaka, avuke uko ashaka, kuko ntawe utanga uburenganzira kuri mugenzi we ngo avuke cyangwa hoya. Bityo rero nawe ugomba no kumubuza n'uburenganzira cyangwa ngo amusinyire. Abantu bose bajye bavuka, yaba ari umwana wa mbere w'imfura cyangwa uwa 20 ajya avuka, ahubwo bateganyirizwa umwana navuka afungurirwe konte muri banka, nagurirwe n'imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. N'ababyeyi be na leta n'umuterankunga w'imbere mu gihugu n'uwo mu mahanga tubishinge minisitiri ushinzwe amakonte y'abana mu Rwanda. Umwana nageze imyaka 18 yo gufata irangamuntu azigenge kuri iyo konte ye, noneho izitwa imbaturabukungu ya bose, izanamubere n'imbarutso yo kwihangira imirimo no kurwanya ubushomeri, none abe n'umushoramari hirya no hino. Ibyo bizitwa imbaturabukungu y'Abanyarwanda muri rusange, ariko abana bose bazavuke, kuko ntabwo wowe wavutse wahaye fagitire Imana ku buryo abandi bayibuze. Ni muri ibyo bibazo nagiye ngana n'abantu batandukanye, bambaza n'ikibazo cya Mukorogo, ndetse abantu bamwe ngo bakaba bari kugenda bafungwa, bagenda babanyereka bamwe bakoreraga bagiye bafunze, bakambaza ngo mbese mbabarize perezida wa RUDA, ese izo Mukorogo zagiye zikwira hose, ubu nibwo zikigaragara ngo hoho perezida wa RUDA we yaba abibona ate? Barabesha, Mukorogo zirabesha. Izo ni business zabo bakire n'ubundi. Buriya bashwanye hejuru, buriya umwe ntabwo abyumva kimwe n'undi, barimo kumuhombya, bamuhombanya zahomba. Kandi nari narabahanuriye ko nge perezida wa RUDA ni mu mpomba muzahomba, muhombane munahombane, kuko aba bahombanya barahari ntaho bagiye. Bazahomba banihombye banahombane, ubwabo bihombanye, ubwo barimo kwinyuraguramo byasubiranamo. Hano mu Rwanda hari uruganda se rukora Mukorogo? Nimba ruhari, ninde urushinzwe? Ninde ukora izo za Mukorogo? Nimba biva mu mahanga, imipaka yose y'u Rwanda ko irinzwe, nta n'umwanzi yabona hanyura, ku mwanzi atabona hanyura, Mukorogo zanyura he ziva mu mahanga? Nimba binyura ku mupaka biba byasoze, kuki basoresha bemerera no gusoresha ibintu bitemewe mu gihugu? Bakabe bahagarika ibyo ku mipaka bikareka kwinjira, cyangwa bagahagarika amasoko yabyo y'ingande bikora, ariko ntibaze guhombya abantu ni abacuruzi, nimba no kubafata no kubata mu kaga, kubafunga babakeneye amamiliyoni bitwaza ibyo bya Mukorogo, kuko abo babicuruza sibo ba nyiri inganda, sibo babikoze. Ibyo ni akarengane k'ibihekane.
ahubwo hakurikiranwa abo bakora mikorogo mu gihugu baba ari bo bahagarikwa, ariko abazicuruza nta kibazo, n'abazisiga nta kibazo. Izo zirangiriraho ikindi, kuko nk'uko wari ubisobanuye si bwo bwa mbere zibayeho. Kuva za 70 60 mukorogo zahozeho no muri za 80 na 90 na za 2 hose na n'ubu rero. Bityo rero ahubwo bakora ibishoboka byose izo mukorogo bakabagira inama, abazifite bakagenda babasubiza amafaranga baziguze mu maduka yose mu gihugu. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Noneho babasubiza amafaranga, mikorogo za bakazitwara bakazitwika zikarangira zitya, ariko badahombeje umuntu ayo yabiranguye. Kirazira ibyo baba bashaka bahombye umuntu, bamugira umukene umuhanya, azatangire abirukeho abasaba icyiciro cya mbere cy'ubudehe, kandi batari tayari kumufasha. Yari yishoboye, yari yifashije. Ni uburyo bwo guhombya umuntu, bamuhombye bamuhombanye asubire kwesoka. Ibyo ni akarengane k'ibihekane. Twabaruda nibyo twaze kurwanya no kuzahaza no gukuraho. Twe turabahanga babahanyanyaza, kandi rwose twe turaba kataraboneka, mushonze muhishiwe. Rero nka perezida wa Ruda nk'uko mwantumye mwugenda ndeba uko bimeze hirya no hino, hari ibindi bibazo byagiye biboneka bikomeye, yenda sindi buvuge amazina yabagiye babigiramo uruhare, nimwe wagiye ubibona bw'abayobozi bakwita abantu bagapfa. Kirazira gukubita umuntu ubu ukubise uburenganzira bwe, ni nk'uwagukubita nawe ugapfa uri umutegetsi. Ubwo ni ukuvuga abahohoteye umutegetsi. Ubwo icyo gihe nta nubwo tuvuga ngo yahohoteye umuyobozi. Akubise umutegetsi agapfa tuvuga ko umutegetsi yahohotewe. Umuyobozi akubiswe nawe twavuga ko umuyobozi yahohotewe. Ariko umutegetsi wakubise umuturage akamwica aba yahohoteye uwo muturage, yahohoteye umuryango avukamo nawe yashatsemo, n'abana yabyaye, n'abaturanye bahohoteye. Muri make ahohoteye umuryango nyarwanda, ahohoteye umuryango wa East Africa wose, ahohoteye Afrika n'abanyafrika muri rusange, n'isi yose uburenganzira babuhonyoye. Kandi icyo ni ikimenyetso kiba kigaragaye ko akora ibyo bintu bibi, izo ngeso zamuranze kuva kera mu bwana. None icyo nicyo kiba kigaragaye. Ubundi abandi yarabahutaje, yarabamaze kera kuva kare kose. None icyo nicyo kiba kigaragaye cyonyine, ariko aba yaramaze abandi. Ubwo ni ukuvuga ntabwo umutegetsi ashinzwe gukubita abantu, nazagende ategeka ibye, ayobore, ashinga imishinga ye, ariko kuyobora abantu ntabifite mu nshingano. Abantu urababaza, yuri umuyobozi, what do you want, what do you need, murifuza iki, murashaka iki, ukabakorera ibyo bagusabye. Ariko ntabwo bagusabye inkoni ngo bagimbe bapfe.